banza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ngaho nyumvira. Ntihakagira umuntu bavutsa ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika akiterera mu byo atazi atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Niyo mpamvu twababwiye ngo umuntu dusubirisha kamere ye ntabwo dushobora twebwe kwirwa wandika commentaire, iyo commentaire ya kamere yawe ntabwo twayisubiza. Twebwe turi mu by'umwuka kandi umwuka nguyu ni ijambo ry'Imana. Wowe tubwira iby'umwuka tubigenzuza iby'umwuka bindi turebe. Na ibyo bya kamere byo kwiterera mu byo utazi ntabwo tugufitiye umwanya amusori. Ibyo byose byabaye nongere bibasubiremo isezerano rya kera ryose ryari igicucucucu cy'isezerano rishya ry'ibizaba. Umutambyi mukuru amaze kuza akuraho ubutambyi bwo kwa Lewi yanga kubukomoka makomoka kubwo kwa Yuda, bivuze ngo ihererekana bubasha rirabaye. Hanyuma rero twebwe turi n'iminzenze yo ku gasozi, nta nubwo biri abintu nubwo byari igicucu, nta nubwo byanaturebaga cyane, ryari isezerano rya bene Aburahamu. Nushya azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa ariko nkukuwe mu muriro. Imana itugirire neza. Barababeshye mu madini, barababeshya ngo kugira ngo umuriro ngo umurimo wawe uhinduke ibyatsi ngo nuko ubikora warangiza ukagenda ukabivuga. Ngo iyo ukoze ngo ukabivuga ngo umurimo wawe ngo buhindutse ibyatsi. Oye, imirimo y'ibyatsi cyangwa ibikenyeri ntabwo ari ukubikora ngo ubivuge, ahubwo ni imirimo mwebwe mutegekwa mugakora muzi ko mukoreye Imana, ariko iyo mirimo idategetswe n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana bivuze ngo umuntu wese si ukuvuga ko utakijijwe, warakijijwe, ariko ubwo tugiye mu rwego rw'imirimo. Imirimo yawe ukora ni iyihe? Wowe uri gukora ibyo abantu bagushyiriyeho bakubeye. Ubu hari nk'abantu bazi ko umuntu watanze icya 10 akaba yibwira ati mu bwami bw'ijuru ndakomeye kuko ngiye sinjya n'icya 10 byo natanze byose ngo ni imirimo. Sinzi ukuntu babatekenika ngo baba bari kubaka inzu ngo inyubako ngo ziba zigezeye ngo mu madirishya ngo bari gushyiramo ibirahure ngo nibiki. Ndababwiza ukuri yuko iriya mirimo yose ni ibyatsi. Izo nzu mwubaka dore Bibiliya nikivuga rero tuyimurikeho. Yesu yavuga ati rero ndagiye atazabatuburira ngo mugiye kubaka amazu yanyu ngo amwe ngo azari muri leta ngwani mu gushyiramo ibirahure. Kwa data hari amazu cyane menshi yabadahaba mba nsize mbibabwiye mukajya muri shansi. Ariko ariyo aranubatse, mwebwe muguma mu ndindire nzaza mbajyane mbashyire muri ayo mazu ariyo. None se ubu twavangiwe kuko imyaka yacu ejo bundi ko ibyo taritwe twabyanditse. Iyo umuntu amaze gukura, Bibiliya iravuga ngo Mose amaze gukura yiyumvishemo ko adakwiriye gukomeza kwita umuhungu umukobwa wa Farawo. Aba ati nge n'ubwi kwa Farawo hari ibishashagirana, ariko ndumva bitari gukorana n'ubwenge bwanjye. Ikimenyetso cy'umuntu wakuze yanga uburetwa akava mu mirimo y'agahato y'abadayimoni akajya muri Kristo Yesu nubwo yabagiye mu mubabaro. Ati wi atire atizi atini atiya atire tebi atifo ati nabonye inzu yawe. Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe, wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wagize neza gukora subscribe kugira ngo nyine ujye ubona uko dushyizeho ibiganiro byacu. Ni iby'igiciro gikomeye. Nawe utarayikora reka ngusabe uyikore kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe. Ndacyabinginga mu maso y'Imana abantu bumva badusapotinga. Dufite gahunda yo gutangira gukora ibiganiro kuri radio. Ndumva ari agaprojet mfite nshaka ko tufatanya. Rero umuntu wizera umva twafatanya nukuri nguhaye ikaze mu kushyigikira. Ikindi turi gupanga projet kuzadukora live streaming y'amateraniro. Rero namwe mudushyigikire rwose. Numero de contact zo kudushyigikiraho nizo ngizo uri kureba cyangwa nzibabwire musenge. Zibabwire nta kibazo. Mbo 0785216618 0785216618. Aho ngaho rwose mudushyigikire kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Dukeneye inkunga y'amafaranga, amasengesho natwe tuzi kwisengera.
oya amasengesho tuzi gusenga pe banadusengere nimba ari icyo bafite ariko umuntu ufite amafaranga adushyigikire aduha amafaranga utayafite ari udusengera. yego ndashimira mu mama witwa Mama Janti Imana imwe umugisha yagize gukira avuga ati ngushyigikire mu bushobozi bwanjye afite. Message yawe twarayibonye Mama Janti Imana igwe umugisha. N'abandi babyeyi bagenda badushyigikira umurimo ni benshi, mfite ababyeyi benshi bagenda bashyigikira. Imana ibamugisha kandi Uwiteka agenda akora iby'imbaraga. Rero mu supporting rwose tubashe kuvuga umurimo cyangwa se kuvuga ubutumwa bwiza hakiri ku manywa butaribwira. Ndifuza ko twinjira mu kiganiro cyacu cya Gospel Talk y'uyu munsi. Nagize gutya mbona cya kiganiro twakoze iki cya 10. Yego. Kikoze recommendation kuri channel yawe. Ndishima. Asenge no kuri narishimye pe. Buriya niba hari ikintu kitunezeza no gukora ibintu abantu bakabireba. Yego. Biratunezeza. Nubwo tuba tubwira abantu b'ingere 3. Ababizi, abatari babizi bakabimenya, abadashaka no kubyumva no kubimenya. Inkubwe bazita inkubwe ebyiri. Muri comment rero nagiye mbona nyinshi zigiye zitandukanye. Comment zirenze 300 zose ko twazisubiza. Harimo comment nshaka ko tusubiza kugira ngo nibura twungane na kira kiganiro cy'icya 10. Yego. Nahise mbona hari nabandi biteretse ravuga ngo oya umuntu udatanga icya 10 noneho nta nubwo azajya mu ijuru. Pastor rwose yariteretse ahita byandika aravuga ati umuntu udatanga icya 10 we noneho nta nubwo azarijyamo. Numwe muri abo ngabo nyine wese ubwo yashyigikiye. Ariko ngiye hari ikibazo nagize. Muri uze kumfatira telefone hafi urebe kuri kino kiganiro hanyuma uje usoma commentaire turebe ibyari byo. Ariko ngiye wenda nkora iki kiganiro nari nzi ko hari nk'umupasteri cyangwa umubishop cyangwa undi ushobora kuzaza akavuga ati mwa bantu mwe ibi bintu muri gukora ni muri kubeshya abantu. Urumva none usibye abakristo nyine kandi bari abo sinabarenganya kuko nibyo bigishijwe nibwo burozi batamitswe. Ariko hazagira umushumba, urumva hazagira umushumba mu Rwanda hose n'abari hanze hazagira umushumba azi twicarane hano tuvu ampereza imirongo yo muri Bibiliya iyemeza ko ibyo ndi kuvuga ndi kubeshya abantu. Nanjye muhereza iyo muri Bibiliya tuganire ku cya 10 nansindira imbere y'iyi kamera ubwo ni imbere y'abantu bose bazaba badukurikiye nzasaba imbabazi ko nabeshya abantu. Uwo mushumba abo bashumba banyu babagaze imbere bakibigisha bakina banakibategeka nibaze turebe. Reka tubikore muri ubu buryo. Singomwe ngo waza kuri kamera zacu nyine ibyawo ngenda biza. Sibyo. Bashumba mugiye mutandukanye. Ba apotere. Kampamagare bano bakomeye. Yego. Apotere Masasu. Apotere Mignone. Apotere Gitwaza. Pasteur Julienne Kabanda. Pasteur Uwambaje. Pasteur Ndayizeye Izayi. Sibyo? Pasteur Zigirishuti Michel. Wa musaza haryo ubigisha muri theology bamwitande Mazi Birego. Pasteur Musisi. N'abandi bashumba bagiye batandukanye. Musisi wewe mushyiramo. Oya n'urugero nyine nguhaye. Agari muri ibyo. Naga birimo n'urugero nyine nguhandi kuvuga aba pasteur bakomeye yo kurwego. Dr. Sam. Muri abavuga butumwa mwese. Yego. Namwe aba bavuga butumwa biyamina abo hasi bo reka tubareke. Sibyo? Mvuza abangaba bameze nkaho mwonge na Hortense na Pasteur Senga. Yego. Sibyo? Yego. Undi nindera n'abandi ubwo barahari ntitwaba. Aniseti niyo mugabo. Ndabahamagaye ubwo abandi bashyize mu bishanga mwebwe ntacyo nzavugana namwe. Mu iki kiganiro bazakibahe ndabizi ko abantu bareba iki kiganiro muzabe uwuziranye nawe. Muzakimuhe. Bicare bacyumve neza. Niba hari aho twabeshya abantu b'Imana. Yego. Bicare bakivuguruze. Yego. Sibyo? Yego. Bicare bakivuguruze ariko bashingiye kuri Bibiliya. Ijambo ry'Imana pana amagambo yabo. Twabivugishije ijambo ry'Imana babivugururisha ijambo ry'Imana. Yego. Yego. Icyo ni icyambere. Hanyuma tugiye gusubiza noneho basi abandi abo bita intama z'imbago. Burya umuntu wandika
akakubaza ikibazo kigira kiti ko Yesu yavuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bihe by'Imana, murumva atari icya 10 yavugaga? Kusetse iyo ni komenti. Suko ko ngono we musubize koko. Ambo hari umuntu witwa Maniriho Pascal. Yego. Hashize iminsi 6 yaragize ati kudatanga icya 10 ni ugutesha agaciro imigisha Imana iduha buri gihe uko bwije nuko bukeye. Sibyo? Mbo uyu we yahise azana na ya maraki twasomye ya 3:10. Yesu we, Imana itabara abantu bayo mwere kuzimira cyane. Sibyo? Imana ikubabarire ntuzi ibyuvuga. Uyu ni umurundi. Byakubera byiza ugarutse ugasaba imbabazi abantu wajimije, kuko nutihana bizogukomerana. Subwo nkuwa bavuze iki? Nese Masengesho yitwa Nigena Serine. Sinarinzi ko wavangiwe bigezaho. Imana y'amahoro ikubabarire iguhe n'umwuka wera usobanukirwa ukuri. Ubwo nta kuri nzi muri make. Arongeye witwa Donata nawe aravuze ati Imana yo mu ijuru ibamanukire ibereke ukuri. Imana itumanukire itwereke ukuri. Yego, ubwo kuri we nta kuri tuzi. None se amategeko uyu bitwa Habimana Jean Marie, ndagira ngo tuze kugendana tumve ko abantu twabonye comment zabo. None se amategeko y'Imana yavuyeho ko ni isabato iri mu mategeko 10, mwagiye mureka kubeshya abantu? Wenda ntabwo turi buze gusubiza abantu bose kuko hari commentaire nyine uba wumva tutataho umwanya. Ugerageze wenda wumve nk'umuntu wagerageje wenda guhuza na Bibiliya kuko ibyo turi gusobanura ni ijambo ry'Imana. Ntabwo dufite umwanya wo gusubiza umuntu tubwiza dusomera ijambo ry'Imana akatubwira iby'amagambo ye, nk'ubwo se nk'uri kukubwira ngo warayobye ngo Imana ikubabarire ngo ibiki. Ntabwo urabeshya. Uwitwa Gregory Munyaneza aravuze ati urabeshya. Icya 10 cya mbere muri Bibiliya cyatanzwe imyaka myinshi mbere yuko amategeko abaho, gitanzwe n'umugabo witwa Abrahamu. Imyaka myinshi urumva ubwo buruza bafite. Ntiyagihaye Abalewi ahubwo yagihaye Yesu. Soma Itangiriro 14. Kandi Bibiliya ntinavuga ko ari cyo cya mbere cyatanzwe nimukayobye abantu. Icya kabiri se kiri hehe? Aha reka dusubiza abo bantu. Harimo uwavuze ngo ibya Kayizari babihe Kayizari, avuga n'ibya Yesu n'iby'Imana babihe Imana, avuga ko ari icya 10. Uwo numwe. Uwa kabiri turi buze gusubiza no wavuze ngo ni isabato iri mu mategeko 10. Sibyo? Uwa gatatu tuza gusubiza ni uwo nguwo wavuze kubigendanye n'uriya mutambyi Melekisedeki, kuko Aburahamu yahaye Melekisedeki icya 10 cya byose mbere yuko amategeko aba. Ibyo ngibyo reka wenda bari byo tubanza kwibanda tubisubize. Sibyo? Turaza gukomeza nyuma turajya dusubiza twihuta cyane kugira ngo urumva aba bantu nabo nukwikwa kundi Dawidi yanditse. Tanza ari kuruhira ubusa. None se nk'uyu aravuga ngo ndababaza, mbese mu gihe cya Yesu icya 10 n'icyatangwaga? Cyakora mufite amashyari y'abatanga icya 10 mu byo bungutse bakabishyira Imana mu rusengero rwayo rwera. Mwarayobye cyane iyaba mutasomaga ko Imana yabitegetse. Iyo ni inkubwe ebyiri yihorere. Wese ubwo uwo nguwo ahantu ageze ni habi cyane kuvayo byamusaba break down. Reka Dorundi watanze igitekerezo. Yaravuze ngo isezerano rya kera umuntu uri kurikiza nta hataniye n'uwakurikiza amategeko yashyizweho n'umuperezida utakiri ku butegetsi. Mbese uwo yakwishimirwa n'umuperezida mushya? Yesu ni umwami, yishimira abantu bagendera mu isezerano rye ari ryo sezerano rishya. Ibyo by'amasabato ibya 10 n'ibintu ntazi byose nta kamaro. Yesu ni umwami w'imbabazi, umufite umwemera byose aragukingiriza akakuburizamo ibyaha byose akabikurinda, n'ibyo wakoze akabikweza akakubabarira.
reka mvuga ibi bintu uwo muntu umusabiye umugisha w'Imana Yego. ni umuntu nabura Yitwa Murenzi Theogene. Murenzi Theogene. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha, Imana ikomeze kutwongera abakizwa bameze nkawe. Rakoze Jean Paul ati nimukomeze mushyire ukuri ahagaragara, courage, turabashyigikiye. nawe Yesu amuha umugisha. Witwa Nyigisho Nzima TV aravuze ngo gutanga icyacumi ni ugusuzugura amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana imbabarire, narakibikaga ndi n'umubitsi w'idini. Yesu amubabarire ni ukuri, we yarakubabariye Yesu. Iyo wamenye ukuri, ukuri kurakubatura. Iyo ubatuwe ubu batuwe by'iteka. Natwe turi kubivuga hano natwe twahoze turi muri bo. Hari ibintu nshaka kuvuga ko aba bantu bose ari abari kudutuka, nta kibazo dufitanye namwe, usibye ko iyo muvuze ibintu bitari mu ubwenge nta mwamvu yo kuza gusubirikanya n'abantu bavuga ibintu bitari mu ubwenge. Icyo dushaka ni abantu bashaka kumenya, ari nabo badusoma bavuga ati uyu murongo ntabwo waba usobanura ku bintu byinshi. Umva inkubwe nyayo yitwa Werarisi yaranditse ngo aba bo bazayobya injiji nyinshi zidafite umwuka wera n'ubumenyi mu byanditswe byera. Bwose ubwo afite ubwo ngubwo nubuhagaragara. Hari uwamusubije witwa ngo arashoboye TV. Yaramubwiye ngo ahubwo ni wowe wayobye icyacumi n'amaturo ntibyemewe. Yesu niwe cyacumi n'amaturo kuko ntiyabishimye. Ibidashimwa n'Uwiteka byose ni bibi. Imana imuhe umugisha. Yego. Ni birebire, reka wenda twungurana ibitekerezo dushingiye kuri aya makomenti. Turashaka kuvuga ibintu bito. Ikintu cya mbere muri introduction turabwira abantu ko twe turabashumba b'umukumbi muto. Ishyanga ryera. Abantu Imana yaronse. Abantu bari mu nzira ifunganye. Bakeya niyo tuvuga ngo ni umukumbi muto, babandi Imana yishimira guha ubwami. Ni bakeya bari mu irembo rifunganye. Ariko iyo turi kuvuga hano, hari igihe nawe Yesu Kristo akuzana hano mu rwego rwo kukureshya. Rero iyo ibintu bitabaye ibyawe niho wuzura abadayimoni, nk'uko Yesu ngo yabwirizaga abafarisayo bakazabiranwa n'uburakari. Ejo ngo umuntu wakoga hagihunyira we wagihunyira we amaraso ya Yesu agutwikire agutsinda kumanyure. Ndavuga iki gitutsi ni gishyashya pe mu byo natutswe byose. Shaki cyo ni gishya. Twashiriwe hano. Ngo tekereza nk'uwo muntu, ubwo se ngo amaraso ubwo umuntu ngo ari igihunyira urenzaho amaraso ya Yesu. Icyo nicyo bita umufarisayo rero. Umufarisayo ngo Yesu yarababwirizaga aho kugira ngo bakore ibyo ababwiye bakazabiranwa n'uburakari. Biravuga ngo bagatoragura n'amabuye mu rusengero bagashaka kuyamukubita. Kandi n'abayoboke babo nabo ngo bageze hari i Nazareti aho bari bagiye kumubamba Igorigota ngo ba farisayo boheje rubanda ngo nimufate amabuye ngo mwese ngo nimuvuge ngo babarekurire Baraba ngo babambe Yesu w'i Nazareti. Ati siko ntacyo, ati hoya ngo boshya rubanda bamwe babivuga buriya rubanda bamwe babivuga ari byo bitekereje, abandi babivuga bohejwe n'abigisha babo. Namoshya yabakoresheje. Rero twebwe turashaka kubwira abantu kugira ngo wenda ibintu binasobanuke, kandi duhora tubivuga, turabashumba b'umukumbi muto. Yego. Turabashumba b'umukumbi muto. Niyo turi tuvuga hano. Niyo mpamvu twababwiye ngo izi ntabwo ari content zo kugira ngo tubone amafaranga, kuko izizana amafaranga turazizi. Arega masengesho kambisubiremo kugira ngo abantu babyumve neza. Iyo nkora introduction ndababwira ngo ndi umuhungu w'Imana. Yego. N'Abanyarwanda. Ariko abantu bose bumva ururimi mvuga. Yego. Ururimi mvuga ni ururimi rw'Isiyoni. Rumwe umuririmbyi yaririmbye bavuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Ngende umunyamakuru, mfite ubushobozi bwo gukora amakuru. Sibyo? Kuko nzi ibigize amakuru. Yego. Turi kugendana. Ariko Imana niyashimye ko nkora ibyo ngibyo. Yego. Ubu inkuru zirahari cyane. Nakicara pe nkakora. Zirandagaye pe zinayatanga cyane. Mujya mubibona iyo mfeye gukozaho. Aho ati Kagarara byagenze gute, Max bamufunze, Mutesi bigenze gutya. Iyo nshaka idolari hari igihe nicara ngashyiraho ifoto yabo, nkinjira nka batari kuwiteka avuga iki ngiki, kandi baraza cyane. Ariko Imana yaduhamagariye
kuburira abera bayo no gucana igicaniro, kuko dufite ubuhanuzi bwahanuwe ko Imana izazana ububyutse mu bantu bayo. nta bandi rero bazashyiramo igicaniro, uri kumva, nta bandi bazasigara barinze ibendera ry'umuriro wa Pentekote mu isi, kuretse abantu Imana yaronse nyine. Yego, ni bakeya ariko beza bumva. Niba utari kuri standard yo kumva ibyo tuvuga, nta shyano ryabaye buriya, ni ukuvuga ngo nyine nturahagera. Niba uri uwa Kristo azagenda kwihishurira, kuko natwe twahoze tumeze nkawe, ariko Yesu agenda twihishurira uko turushaho kumwegera, amaso yacu arahura. Rega nk'uyu yanditse, kandi utanarimo, reka nk'ubuhamya, nk'uyu yanditse aravuga ngo muri abanyeshyari, siko yavuze ngo dufitiye ishyari ry'abantu bajyana ikigira 10 mu nzu y'Imana yayo yera, sibyo? Reka mbabwire ko ngewe Robert nari umwe mu babarusha, nibye ibishyimbo mbijyana ku rusengero, najaze ibishyimbo mbijyana ku rusengero, naciye indabyo nkafunga zira birango bya Nyiragasogereza n'iki byose, namaze igihe cyose mbikora, mutagira ngo sinabikoraga, kugeza ku rwego rajyaga ntanga icya 10 kuri Minerval. Naro mubwiriza butumwa w'icya 10 mwiza. Niyo mpamvu hari umuntu wakwandikiyemo hano ngo Masenge ngo urambabaje, nayibonye iyo commentaire ko ibyo wabwirije urabivuguruje. Nukuri Bibiliya iravuga ngo ibyo byose nabikoze mu bujiji ntarizera. Niyo mpamvu ngiye ngirira imbabazi nk'abantu baba bari kudutuka gutya, biba biterwa na standard, kuko nanjye ntari nahishurirwa Kristo wa nyawe, ifite uburozi bw'amadini bwo ntazi ngo isezerano rya kera n'irishya bitandukaniye he, ntazi ngo ibimpesha gakiza nibihe, ntazi ngo ubuhanuzi bw'abanyamahanga, ubw'Abisiraheli, ubuhanuzi bw'itorero nubuhe, ibintu byose mvanga gatogo k'imvange. Nanjye natukaga abantu babwirizaga ijambo ry'Imana rizima. Reka rero nanjye babinyishyure kubera iby'umuntu nabiba nibyo asaro. Nanjye rwose turababariye bavanye, turababariye nta kibazo bafite. Ariko twebwe turashaka iyo umuntu basi afashe umurongo wa Bibiliya akawuparitaja, nuko akavuga ati se uyu ntago bisobanuye ibi, nabura we ububona ko ni umuntu usoma kandi ni umuntu ushaka gusobanukirwa, nubwo asobanukirwa ibintu nabi, ariko ububona ko bisobanukiwe neza yava mwene uwo. Bibiliya imuvugaho iravuga ngo hari inama urwenda n'icyenda ziri hamwe mu rwuri, ariko urumva zikwiye kuba 100. Ngo Yesu yitegeje abona hari yatakaye, ngo irorongotana, avuga ati kanjye kwishaka. Reka dusubize abantu rero, nabura twibanze ku bantu bagiye baparitaje imirongo, abo bavuze ubusa byo ntabwo ijambo ry'Imana ari irya. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ubwami bw'Imana ni ubw'imirimo. Dufite Bibiliya nk'umuyobora mwiza mukuru w'ubwenge, ugomba kutuyobora, nirwo rufatiro. Kandi ntabwo ibi biryo bipfa kugaburirwa, ntabwo rwose utubabarire, ntabwo twaza mu mutima wawe wandujwe n'igisekuruza cy'iwanyu ngo tuze gusubirikanya nawe bitutsi. Tugiye kuvuga bavuze Yesu, wenda bakavuga ijambo ry'Imana badasobanukiwe, tugiye kubafasha tubasobanurire. Imana ibaho umugisha. Kandi hari wagize ati se aho Yesu yavuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bihe Imana, ubwo ntiyaravuze iby'icya 10. Iryo jambo ry'Imana ryanditswe, nubwo wenda yaba atabishyizeho, ariko ryanditswe muri Mariko ibice 12 umurongo wa 13, haravuga ngo abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro. Bamutumaho bamwe bo mu bafarisayo n'abaherode ngo bamutegeshe amagambo. Baje baramubwira bati, mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Mbese amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Tubutange cyangwa turorere? Ariko amenya uburyarya bwabo, arababaza ati, mungeragereza iki? Nimunzanire idenariyo nyirebe. Barayimuzanira. Arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayizari. Yesu arababwira ati, nuko rero ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Baramutangarira cyane. Imana itugirire neza. Aho hantu hari icyo nshaka kubabwira, ko hari handitse, hariho ishusho kuri iyi denariyo, ko hariho ishusho ya Kayizari.
ni gute uje gufata ngo ubwo uruhande rumwe nayo ya Kayizari urundi ruhande n'ay'Imana? Mubonye hariho ishusho ya Kayizari n'iy'Imana. iby'Imana ni ibihe? Ko ibya Kayizari byo bigaragara physically. Ibya Kayizari byo biriho amafoto ya Kayizari. Ahubwo tugiye kureba ngo iby'Imana Yesu yabwiye abantu kuyihereza ni ibihe. Yesu we bari baje kumugerageza ari gukiza imitima y'abantu, abakiza urupfu rw'iteka no kurimbuka. Yego. Iby'Imana rero ni imitima yanyu. Iby'amafaranga y'isi ni ibya Kayizari nyine by'imisoro yanyu. Yego. Kuko amafaranga hariho ifoto ya Kayizari, hariho Repubulika y'u Rwanda, hariho ikiriki, ariko ku giceri cyangwa ku idenari ya Yesu ariyo mitima yanyu. Bibiliya iratubwira ngo Imana nayo yanditseho ijambo ryayo ry'ubuzima. Ishimwe. Rero umutima w'umuntu uvuka wanditseho ijambo ry'Imana kuko wahumekewemo umwuka wo mu mazuru. Rero amafaranga akorerwa mu ruganda rwa Kayizari, ni nayo mpamvu bashyiraho ifoto ye. Iby'Imana tugomba guha Imana ni imitima yacu. Hanyuma rero ibya Kayizari tugomba kumuha ni amafaranga, kuko imisoro, amahoro ayo y'ibishingwe muyatange niwibeshye ukanabyanga rwose. Nabonye hari n'abantu bari kwanga gutanga mituweli, ufite ikibazo gikomeye cyane. Ibya Kayizari mu bihe Imana, iby'Imana mu bihe ibya Kayizari mu ibishingwe uyatange cyane. Ukwakaye ya Rwanda Revenue uyatange neza cyane. Niba ubona harimo ihohoterwa ubaze, sibyo cyane, kuko birashoboka ko nyine mu bya Kayizari hazamo n'amanyanga. Kuko Bibiliya avuga ngo umuntu umukoresha w'ikoro Kayizari n'umukoresha w'ikoro, sibyo. Ariko ikintu Imana idusaba ibyayo ni umutima. Basome muri Yohana ibice 10 umurongo waho w'icumi. Yego. Cyangwa se niyo bahera ku gice cya mbere, haravuga ngo Yesu nta kindi cyamuzanye ni ukugira ngo intama zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Ariko Satani nta kindi kimuzana ni ukwica, kwiba no kurimbura. Rero iby'Imana nyine byazanye Yesu nibyo yaje kureba n'ubugingo bwanyu. Ni no mpamvu bamusanze ari kwibwirira ubugingo ati mukire ngo bo baza kumutegesha amagambo. Ayo magambo rero nubwo bucakura ni ibintu bikorerwa muri ibyo byumba byo kwa Kayizari. Niyo mpamvu yababwira ati tuvangura ibintu. Kayizari mu mwege ibye nanjye mundekera ibyanjye nibereye. Yesu amuha yigeze ngo kumutega kandi kana hagati ko buriya ko yavuze bya Kayizari tuye Kayizari buriya arasorara. Buriya arasora bahitanye kubwa batari ko mwacunze neza mwabakoresha bisikoro mwe mukareba. Bahise bajya guhamagara ubwo ni Revenue y'icyo gihe ngo babacunga bari mu materaniro. Vuga ati turabizi nta muntu uherutse kuboherereza kuri momo, reka tugende rwose duhite tubatungura bari mu iteraniro. Ngo baragenda babafashe Yohana Petero gutya mu ijosi, bavuga ati ubundi ko mutazana ididarakama, ngo hari hagezweho umusoro w'ididarakama. Ati muhite mugira vuba vuba ntago muducika ibintu byo kuzana gusenga, ntabwo muducika mudasoza, kandi ntabwo dushaka umusoro w'umuntu mwese arabatangira umusoro. Urumva ngo Petero abarinjiye abwira Yesu atereko baje batejemo bandese nabashaka ididarakama. Ngo yamubajije ijambo rikomeye, aramubaza ngo none se abo bashaka ididarakama ni abana b'ibwami cyangwa ni rubanda? Ngo aramusubiza ngo ni rubanda. Ngo aramubwira ngo naho rero abana b'ibwami bo bibereye ibwami baranezerewe, ariko rubanda bakorera abana b'ibwami bo nibo baza kwirwa batwirukankaho. Ariko rero kugira ngo dukiranuke kuri bo manuka hara hepfo kozemo urushundura kugira ijambo ko rikomeye. None Ati kiranuka nabo barani rubanda n'ubundi niyo uyiba hasi bo baranayirya. None se ubu ngubu abangaba bari kudutuka, wigeze ubona umushumba udutuka? Ari umushumba wigeze unibura. Ari umushumba, ari pastor, ari bishop, nibigaramiye bagatisha none imbe muri kuyubaka mwabirezi mwe bigiye kuvuga ukuri. Urumva ariko ba rubanda basaze kandi abashumba babo kuko bo bazi icyo baba bakora bibereye hariya gusa. Ati se Imana itubabarira ibi byana ibintu biri kuvuga, ntihagira ubyemera, ntihagira intama yacu ibohoka, wamenye ururu we dushaka ukuntu twakongera tukabadanagira tukadadira. Urumva
urumva rubanda nibo birukanka cyane inyuma ya Yesu bashaka ididarakama, ariko abana b'ibwami bo baba bibereye ibwami nyine bari gusoma gacyayi. Gake aho ngaho kane amazi. Anyway, twigarukire. Petero rero aragiye akozamo ururobo ngo bafata ifi barayasamura bakuramo ididarakama. Araza arabasorera, abantu bose baratangara bate ko se iyi sekateri uyu. Anyway, reka turekere. Yego. Hari undi muntu numvishe abaza ibigendanye n'igitambo Aburahamu yatanze cyangwa se n'icya 10 Aburahamu yatanze. Yahaye Mesedeki. Yahaye Melikisedeki. Melikisedeki inkuru ze buriya twazisoma nko mu Baheburayo. Abaheburayo ibice 7. Mu Baheburayo nko mu bice 7 ngira ngo niho tugiye gusoma. Yego. Kugira ngo turebe uyu donc urumva hari abantu baba basomerwa ibintu nabi cyangwa se babisoma tibabyumve, ariko nangwa nawe aba yasomye naburi. Yego. Oya urumva nawe aba yaranahuye nabyo, wenda n'urugero ahuye n'umwigisha w'icya 10 ahita yerekana ngo ubwa mbere gitangwa cyatanzwe n'umuntu witwa Aburahamu, kabiri umuntu yagihaye yitwa Melikisedeki, yashushanyaga Yesu. Yego. Urumva nk'uwo muntu avuga ati ako babana mu bamugani bana baravangiwe. Ko Bibiliya yerekana ko bwa mbere na mbere umuntu wakiye icya 10 ari Yesu. Ni no mpamvu yatanditse Melikisedeki yasaba ngo yagihaye Yesu. Bivuze ngo yarabwirijwe amugaga ku buryo ki Melikisedeki ari Yesu. Noneho kugira ngo noneho aba bikonfirme, ariko ibyo ntabwo ndibuze gusoma mwitangirira aho yambwiye, kuko inkuru za Melikisedeki no mu isezerano rishya zirahari kandi zisobanutse neza. Niyo mpamvu nge ndi kwirinda kubajyana inyuma iriya cyane, kuko biri tubwira ko bira byose byari igicucu. Ahubwo Melikisedeki mu Baheburayo ibice 7 umurongo wa mbere havuga gute? Aravuga ngo Melikisedeki uwo yari umwami w'Isalemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuha umugisha. Ubyumve. Ni nawe Aburahamu yahaye 1/10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi rya kabiri yitwa umwami w'Isalemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira basekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ashushanywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Uyu ni Kristo rero. Twemeranywe n'uyu muntu ko uyu Melikisedeki ari Yesu. Aho turakebanya niwe mutambyi mukuru cyane rwose. Nuko mutekereze namwe uburyo uwo muntu yarakomeye, byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha 1/10 cy'iminyago y'inyamibwa. Ni ikiminyago. Twibuke ni icya 10 cy'iminyago yande yabari abantu bo mu bibaya by'Isowari kwa Loti b'Isodomu. Abantu bari babateye nyine baraza bahita babafatirana, baragenda babambura ibyabo. Bamaze kubibambura barabajyana na Loti baramujyana. Kandi mwibuke ko Loti yari umuvandimwe wande wa Aburahamu. Aburahamu aravuga ati ntabwo bishoboka, afata umutwe we w'ingabo aragenda ajya kugaruza Loti n'ibyo bari babanyaze byose. Amaze kubigaruza Imana imuha guhirwa, aragaruka. Amaze kuza uyu nguyu Melikisedeki aramusanganira. Amaze kumusanganira Aburahamu ahita amuha icya 10 cya byose. Twibuke si icya 10 cya byose cy'imitungo yande ya Aburahamu. Kandi amaze kumuha icya 10 cya byose, Bibiliya itubwira ko yahise amusubiza ibye. Yahise asubiza bene byo. Baramubwira ati se waduhaye abantu gusa ibyo bintu kabyitwarira ko n'ubundi ari wowe ubigaruje. Aburahamu aravuga ati ndasome. Yego. 5 aravuga ngo kane ngira ngo niho tugiye ngo nuko mutekereze namwe uburyo uwo mutambyi yarakomeye, byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha 1/10 cy'inyamibwa, kandi abana be Lewi aribo, kandi abana ba Lewi aribo bahabwa ubutambyi bafite itegeko, muze kumva, ryo gukoresha abantu 1/10 nibo bene wabo, nubwo abo bakomotse ku rukiryi rwa Aburahamu. Ariko dore wa wundi ukomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu 1/10 kandi aha umugisha nyiri byasezeranijwe. Nta wahakana ko
uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa 1/10, naho icyo gihe cyahawe uhamywa ko ahoraho. Ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi uhabwa 1/10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Bivuze ngo Lewi nawe ubwe yatanze 10, kandi niwe wagombaga guhabwa 10, ariko uwo munsi nawe yatanze 10 kuko yagitangiye. Mwumva ibyo bintu, yagitangiye mu rukiryi rwa Aburahamu. Mu yandi magambo, uko Aburahamu atari yakabyaye abizera, ubwo byari ijambo ry'ubuhanuzi bisobanuye ko ibye byose bimurikiwe Kristo. Kuko yagombaga gutabara ibyo abonye, akaza yahura na Kristo akamubwira ati Yesu ntabwo ari njye wa Aburahamu bikoze, ntabwo ari njye, ahubwo ni wowe n'ingabo zawe. Kuko umuntu wari waneshe abantu bari banesheje abami bagera muri 6 bose, njyewe ndinde wo kubanesha ndumwe n'ingabo zanjye 400. Ndinde. Noneho rero akira ibingibi byose, kandi cyari 10 cy'iminyago, ntago cyari 10 cy'ibyo yagize gute. Bivuze ngo Uwiteka nishimwe yakimuhaye nk'ishimwe ryo kumushimira uburyo abanye nawe mu rugamba. Kandi ni 10 cyari nyine kitarategekwa. Byari bisobanuye ko byari ijambo ry'ubuhanuzi risobanuye ko mu bihe bizaza Imana izategeka 10, kandi uwari uri mu rukiryi rwa Aburahamu akazagikoresha bazakomoka ku rubyaro rwa Aburahamu, bitewe n'uko Imana ibakuye mu munyago w'abanyamahanga bagiye batandukanye, igakura ubugingo bwabo mu rupfu, ikabahitamo nk'abana b'Imana. N'isezerano ryayo bivuze ngo Imana, Aburahamu yarakoze ikintu kimeze nyine, yarakoze ijambo ry'ubuhanuzi. Kandi koko nyuma iyo jambo ry'ubuhanuzi yakoze ryaje gusohora. Baze gusoma kino gice wenda bakirangiza, ariko kirimo amagambo akomeye. Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Tugeze kuri 12 aha hantu babyumve. None se Masenge, wenda reka mbaze ikibazo ku muntu dukurikiye. Wavuze ngo Aburahamu yahaye Melikisedeki, tubonye ko ari Yesu nk'umutambyi mukuru w'ibihe byose. Uyu munsi ni iki Imana idusaba kuyiha, nk'uko twabisobanuye byimbitse, kugira ngo abantu babyumve neza, kurenza uko naha apotre wanjye amafaranga? Twabonye ko amafaranga ari akayizari, siko biri? Kurenza uko naha apotre amafaranga yanjye. Ese Yesu nyine nka Melikisedeki wanjye uyu munsi ni icyo ansaba kumuha nk'icya10 cya byose, cyangwa iminyago yanjye? Nta kindi, ni umutima wawe. Hanyuma namara kuwumuha we ubwe, agahita atangira kuwutwara, awuyobora, awugenga, kurenza uko ngewe ngenga umutima wanjye, kurenza uko wowe uwugenga nuko wowe wamugenera. Urumva hari ijambo rivuzwe abantu wenda bagomba gusobanukirwa. Abalewi aribo wenda reka twigire nk'injiji, tubivuge nk'uko babivuga. Abalewi aribo batambyi baturi imbere, aribo ba pasiteri na ba bishop duhahereza 10. Byarakaze. Bibiliya iravuze, profeta bavuga ati munzanire. Na profeta aracyaka. Nta kibazo, bose nabo mu rubyaro rumwe bakorera umwami umwe. Beriyari. Urumva? Noneho nitwakira yuko ari abo batambyi, Bibiliya iratubwira ngo twibuke ko na Lewi ahabwa 10. Uwo munsi yagitanze ku mutambyi mukuru. Bishatse kuvuga ngo 10 rero ubwo ntago cyari gikwiriye gutangwa guhabwa Lewi, kuko icyo gihe nawe yaragihawe. Nawe yaragitanze. Siko Bibiliya itubwiye. Aba batambyi sibo bari bakwiriye gutanga icyo 10 cyo mu buryo Aburahamu yatanze, kuko nabo bagitangiye muri Aburahamu. Ahubwo bubwo bari bakwiriye gushaka 10 bashyira Kristo, kuko nimba ari Aburahamu, Yesu yarababwiye ngo iyo muba Aburahamu muba mwarakoze nk'uko Aburahamu yakoze. Ni iki gituma batambyi mu nkurikiye bani Kigali, koko niba mukomoka kuri Aburahamu, ni iki gituma mudashaka iminyago? Mushyira Melikisedeki, mumubwira ati izi ngabo tuzikuye mu biganza. Abantu barerwa bajye bumva ubuhanuzi. Hari umwami uri kumva w'Isowari n'ahandi wari waranyaze abavandimwe. None rero tuvuye kubanyaga, tuvuye kubakurayo, ngiyi iminyago tukuzaniye. Ni iki cyababujije kujya kushakira Yesu iminyago ngo mumuzane iki 10, ahubwo mugahindukira mukaza kunyaga abo
bakiriye Yesu iminyago. ni ukuvuga ngo icya cumi bakabaye baha Yesu, ahubwo bo bagira gute, baragifata bakakiri. Niyo mpamvu uzumva abantu baba ngo abantu banjye, ngo ngiye ngo abakristu banjye, ngo abakristo banjye ngo bakunda uri kumva uyu masengesho ujya kubwiriza ahantu inaha i Kigali, mu bishop bakavuga ati umva rero ngubwire amasengesho abantu banjye, uri kumva uvandimwe umwe yagiye kubwiriza mukubitamo bya bikanzu, nubwo ati hano ntago bajya babwiriza utambaye igikanzu, shyiramo vuba vuba ndaza kukwereka. amucometsemo hano uzabaze zaperereze kuyambara barayimukwikira. Ni ukuvuga ngo yari ari kwiyesura. bene data bakundwa, Bibiliya iratubwiye nimba mubyumvise icyo Aburahamu yakoze. Urasigaye nkunda se biradisho cyane, nagura mukuraga kusigaye mukunda utimukundira iki, ari ukuntu haza sinzi icyo kibimuvugisha ati ibintu birakaze. Akaba yikojeje hirya atari ku Imana ifite piyase. Shaba zangesho we. Ubu none najya numva, uri kumva impamvu Aburahamu we yavuye kunyaga iminyago, aho ati dore ndayikuzaniye, yego agahita yihereza yose, kandi Bibiliya iravuga ngo yatanze icya cumi cya byose. Urumva arega Bibiliya ivuga neza, avuga ngo bahinduye benshi gukiranuka amasengesho bazaka nk'inyenyeri. Ntabwo nshaka ko dutinda cyane kubera ko abantu batubaje, ni ngombwa ko tubasubiza kandi twihute tugerageze. Ariko bambabarire nsome kino gice nkirangize, ntacyo bitwengeye kugerageza kwihuta. Nuko niba gutunganywa, ubwo tugeze ku murongo wa 11, nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, niki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni. Ibundi yo niyo challenge nkundira Paulo agukubitamo akantu k'umunyabwenge ati tuganire. Nimba muzi ko ubutambyi bw'Abalewi niki cyatumye nyuma y'ubwo butambyi haza undi mutambyi ari we Yesu Kristo nyine, Melikisedeki, mu buryo bwa Melikisedeki. Niki? Ngaho nsubiza wowe wabajije. Asubiza igisubizo rero gikomeye kuri 12. Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Ongera uwo murongo uvuge neza, ndawushyira uretse gatoya ko usubiremo neza ushimangiye. Haravuga ngo nuko rero mwantumva mwe mubabarire kuvuga gute, ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Buse ninjye ubyanditse. Herwavuga ngo amategeko 10, ngo amategeko ngo 600, ngo yagize gute. Nimba ubutambyi bwarahindutse, n'amategeko agomba guhinduka. Hanyuma yahindukiye Yesu yarayavuze abiri, ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Irya kabiri naryo risa nk'iryo, ukunde mugenzi we nk'uko wikunda. Ayo niyo mategeko agenga. Ubundi reka mbabwire mbakurireho bisubireho. Mwandyarya mwe, mwabijijisha mwe, mw'abafarisayo mwe, yaba b'i Kigali nabo hanze yarwo. Dufite amategeko abiri agenga itorero rya Kristo. Umukumbi mutoya aho uva ukagera ukurikira umwami Yesu ahajya hose. Amategeko abiri atugenga n'ayahe? Ni ugukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose, nk'uko biravuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'iby'Imana mu yihe Imana. Icya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngiri itegeko rishya umwami wacu Yesu Kristo yadutegetse. Umuntu wese rero ugikurikiza iby'Abalewi ko nyine nagenda arimbukane nabo, ariko ntabwo ari Kristo. Genda uzarimbuke Yesu we. Icyo gituma n'amategeko agomba guhinduka, kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro.
wabyumvise Aha. ndaje nkasobanure. Yego. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango keretse ubutambyi. Wabyumvise? Yego. Ndetse cyerekeye parido, ntabwo ari keretse, cyerekeye. Reka nsubiremo umurongo. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Icyatumye Yesu akomoka mu muryango utari uwo kwa Lewi, ahubwo agakomoka mu muryango wo kwa Yuda, agapfumurira kwa Yuda, byari igisobanuro cy'uko ubutambyi bwo kwa Yuda n'ubwo kwa Lewi ntacyo bipfana. Yego. Wabyumvise? Nicyo gituma abantu bose bagumye kwa Lewi banga kuza kwa Yesu. Abantu niyo mpamvu iyo ufashe ubutambyi bwa Kristo bitubwira ko cyari igishushanyo. Ndagira ngo mbabwire ngo igishushanyo n'inzu bipfana iki? Kwa Aburahamu na Melikisedeki cyari igicucu cyane. Ku musaraba umutambyi mukuru amaze gutambwa rimwe, igitambo kimwe kizimwa gishimwa. Icyatumye shajya akomana ari umuhungu witwa Cassius ndamukunda, yandika indirimbo kumva ntago ari wazanditse, ngo basogokuruza bacu bajyaga bajya mu mahema y'ibonaniro bagatambira Imana ibitambo byera, ngo ariko Imana yashimye ngo gufata ihema ryayo ngira rimanura amasenge ubu riri hamwe n'abantu, ngo niyo mpamvu turi abatambyi bera mu bwami bw'Imana. Yego. Uyu munsi abantu bose bari mu mukumbi muto, abantu Imana yaronse ishyanga ryera, ubwoko bw'Imana, mwese muri abami n'abatambyi, bitandukanye n'abantu bati twebwe turabo kwa Lewi, twafashe umwanzuro turabo kwa Lewi. Ngo nabo kwa Lewi bigiriyeyo pe. Ubu nyine barafatishije nta kintu yakoze. nanjye ubu njya numva imbaraga zako barabatamaje avuga ati umwenda wari ukingije ahera kankusatu. Nese tawusatura ega mbemeze kumenya ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimba ubutambyi bwarahindutse n'amategeko yarahindutse. Ibyo ni ibintu tugomba kumva. Wase kuki mu byanga? Kandi ndagira ngo mbabwire ko ubutambyi bwa Yesu butafatanya n'ubwo kwa Lewi kuko ntibakomoka mu muryango umwe. Nibihuye. Ni nayo mpamvu Melikisedeki yaje ukwe. Melikisedeki yaje ukwe nabo bene Lewi. Bibiliya yatubwiye ngo nabo bene Lewi bahaye Melikisedeki icyacumi. Bisobanuye ngo mu gihe cye noneho azabaje yicaye hano, ntabwo bene Lewi bazaba bagifite access ku bana, ahubwo nabo bazaba bahindutse abakwiriye gushyira icyo cyacumi Melikisedeki ari bwo bugingo bwabo, kuko bagomba kumuha icyacumi cya byose kuko niwe mutambyi. Reka mbabwire rero ndi kumva akantu kari kumanuka kihishurirwa. Umuntu wumva ashaka gutanga icyacumi cya byose, yego, afata ubugingo bwe. Fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Icyacumi cya byose si kitari icya byose, byo barabitanga ko ari ukwirwa bari aho ngaho abashawe wibashinyagurira kuko ahamya ngo uri umutambyi iteka ryose. Rubanda we mujye mutanga nababwira iki gusa mungana abana b'ibwami n'ibikomangoma bari muri Amerika. Rubanda bereye muri za Oxford abagenda bagati hari uwahaza urumogi arangira bagati mwababyeyi banjye mwebwe muri kwibaba ngo n'ubujura bwanyu ariko nta hantu Imana idaca. Yararwujuje yikoza Instagram ati ngewe reka mbabwize ukuri mu buyobe barayabiba ati kandi twarayasinze. Uratekereza ko umwana nyine w'ibwami nyine nibyo nakubwiraga, abana b'ibwami baba bibereye ngo bagera ku rwego bati reka tukubwire wowe mu ihema ry'ibonaniro ko tuzane utuntu tw'udukumi tujye tunyura hejuru. Nta kibazo hano twarashyigikiwe barakiduhaye.
turabizi intambara turimo ko ari intambara ikomeye. Ubutumwa bwiza bwari bwarapfundikiwe kuva kera, ariko uyu munsi birageze ngo bupfundurwe, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nimba ubutumwa bwiza butwikiririwe abarimbuka, ariko kandi nimba bunatwikuruwe butwikururiwe abakizwa. Uyu munsi rero abantu batwikiriye ubutumwa bwiza ku barimbuka, ariko na Kristo abitwikururiwe abakizwa kugira ngo mwihane mwizere. Mbabarira nsoze kino kiganiro kuko uno murongo usubiza ibintu byinshi by'abantu birwaga batubaza ku bintu bigendanye n'amategeko. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimba ubutambyi bwarahindutse n'amategeko yarahindutse completely. Ndabizi yuko abantu ntabwo bumva ngo ukuntu umuntu yabaho nta mategeko afite, ntabwo bashobora kubyumva. Ariko impamvu batabyumva nuko Kristo ataba muri buriya nanjye kiranjaga numva ukuntu umuntu yabaho, yego, ari mu mudendezo. Azenyeje urabona cyagiye tujya kubatiza, ati mana nitubabatiza niturapfa. Noneho turiye gaburo nawe ati iri gaburo nta kintu bidutwara abantu. Tipe mara yanjye bashyizeho bariyeri zidafite rwamugamba. Niba uri umugabo ukaba ushinga itoro ryawe ryo mu rugo ukaba wizera Imana, hamagara umugore n'abana bawe n'umukozi niba bafite Yesu yaraguhaye umugisha, mwicare hasi mutegure igaburo ryera, mushimire Imana ko Imana yabaye by'imbaraga. Abana bawe niba barabwije ubutumwa bwiza bakizera, niba ufite pisine mu rugo wabatize, niba utarayifite uzamanuke mu gishanga wabatize, ku bw'uwo nguwo uzahabwa ubugingo buhoraho. Muvana ahangaya amanyanga yanyu. Abanyamadini bafite ibintu basetinze, kandi urebye ukurikije imyaka bimaze byubatse, barahisha ukuri kandi uko kuri bakaguhuriraho. Ari niyo mpamvu Yesu yise amadini amarembo y'ikuzimu, kandi akavuga yuko bugarira ubwami bw'Imana ngo ubu bwabo ntibinjire ngo bagereyo, n'abashaka kwinjirayo ngo ntibabakundire, ahubwo ngo bagafata abantu bari baje bakabahindura inkubwe ebyiri kuba abana b'igihenomu. Nyine kubera abantu benshi bahindutse inkubwe ebyiri bagira ngo bageze muri Kristo. Ibi ndabizi ko iyo mbivuze gutya abantu barikanga bakanavuga ati ariko masengesho muri irata. Natwe twari tumeze nkamwe tutarahishurirwa umucyo wa Kristo utaratumurikira. Turi inkubwe ebyiri ariko zishimwa, zirangiza kubwiriza abahanuzi bose bakajya mu mwuka bakaduhanurira iby'amahoro. Kandi bimwe na bimwe tukanabibona, abantu bose badukomera amashyi bati bakozi b'Imana ati mugira ijambo ryiza riryoshye. Ntabwo twari twabona, natwe tukagira ngo niko bakizwa. Ariko Yesu aje yaramanje araducura, aratuvugutira, araducura inkamba zituvamo, dusanga bya bintu twabikoreraga ariko ku nkamba. Rero ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buri pure, kandi naha ngaha tugeze noneho ko mbabwiye wa mugani by'abantu mugatangara, ejo ninza mbabwira iby'umwuka bizagenda gute? Ko Imana ifite ubu gahunda yo kutwagura kugeza ubwo twebwe dutekereza nka Kristo, tujya gutekereza kwa Kristo muri twebwe, kuburyo tuzajya tubabwira ibintu, umunsi tuzababwira ibintu ibintu biri kuva mu mutima w'Imana direct, bihita bigwa muri twebwe bigendeye n'ubutumwa n'icyo gihe kizaba gihari naho tuzaba tugeze. Ko tubabwira ibyo mufite aho musoma mukabyanga, umunsi tuzavuga tumeze nka ba Pawulo na ba Petero bavugaga nta Bibiliya zihari, ariko bakavuga ibingibi musoma ntimubisobanukirwe. Umunsi natwe tuzavuga mu rugo kandi ko twumva biri kuza, kandi ko bizaza, twajya twumva biza. Mbabwiza ukuri bizagenda gute? Stories ukuntu kwa gatandatu Imana nayisuye, nagiyeyo pe, urumva iranembereza ko Yesu afite gahunda yo kurushaho kutwihishurira. Ahubwo murajya he ko twaje? Murajya he ko Kristo yaje? Murajya hehe? Murajya he? Yesu Kristo uri muri twe araduhagurukije kugira ngo dutwikurure ibintu byari byaratwikiriwe. Kandi nimutwica nta kibazo, tuzapfa, ariko mu rupfu rwacu hazavukamo abandi nk'abatwebwe bene. Aba bantu baba bari kutwandikira komanteri muzazisome. Wowe ni wandika komanteri z'uburindagizi uzareba abanditsi z'ubwenge ukuntu bangana, uzamenye ko rero twebwe ibintu turimo hari bakeya bo mu ishyanga ritoye mu mukumbi muto Imana yabihishuriye bari kubyumva. Abo rero nta kibazo, amashami azakomeza kujya, ahubwo mutege murebe ububyutse Imana yasezeranije u Rwanda ngo buraza. U Rwanda rwajya rwazamo ububyutse butabundikiwe na bya nyigisho z'abanyabinyoma n'imihango ya gipagani y'abadayimoni babashyizemo, biri aho ngaho bipfuye bikennye umumaro.
17 kuko ahamya ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. I'm repeating this word. Repeat again. Reka nsubiramo iri jambo. Itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. Imana ihimbazwe data wa twese we. Ndumva nezerewe kandi. 19 kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta, biduhesha kwitegura, biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari ntandahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari ntandahiro. Nyamara iyabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti, Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose. Ubutambyi bwa Lewi bwagiyeho ntandahiro, ariko ubu butambyi bwa Kristo Yesu, Imana yararahiye ubwayo ikora indahiro idashobora gukuka, iminjagirwaho amaraso y'umwana wayo. Iravuga ngo uri umutambyi kugeza iteka ryose. Ikuriraho ibya mbere kuzana ibishya. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi babandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho. Naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru. Utagomba iminsi yose nka ba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha bye ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi. Kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Amategeko ashyiriraho abanyantege nke kuba ari bo baba abatambyi bakuru, naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose. Amina. Amategeko n'ibitambo nk'uko tubisoma ibyabashije kudukuraho icyaha we. Ngo ntabwo hakuweho amategeko, ngo ntabwo hakuweho ngo ari amategeko 10, ngo yari ari 603, ngo ariko ari 10 yagumyeho. Ariko rero nimba ubutambyi bwarahindutse n'amategeko yarahindutse. Rero bene data, turagira ngo tubabwire kwakira Yesu. Abantu bajya bavuga ngo none se ngo ubwo ku itegeko ari ryo ritubwira ngo ntugasambane, ntukibe, ngo ubwo tugendere twisambanire. Wowe Yesu se yagera muri wowe ugatekereza n'ibintu byo gusambana? Ahubwo ntabwo bishoboka. Wewe kamere y'ubusambanyi n'ibyaha yarapfuye, hazuka Kristo muri wowe, ntabwo ari wowe uri. Ubwo rero nutekereza gusambana azaba ari wowe ukiri wowe, ubwo uzisakasake wumva ahantu biturutse. Naho muri Kristo Yesu ntihabamo ibyo byaha, kuko ari umwami ukiranuka. Biravuga ngo yababajwe n'ibigeragezo by'isi hano mu isi, kandi aba mu buzima bwose, ngo usibye ko atigeze akora icyaha. Ubundi muntu se watubajije wenda ngo dusoze n'indera, undi tumaze gukora ikiganiro kirekire cyane. Rero twari dushaka kubasubiza. Reka mbasomera abakorosayi kugira ngo mbasubize neza mumenye. Ntabwo nsubira mu by'icyacumi. Ababonye ikiganiro cyangwa batarakibonye basubira inyuma bagende bakirebe, rwose. Ni nayo mpamvu twababwiye ngo ijambo rikomeye turababwira ngo umuntu utanga icyacumi azarimbuka natihana.
niko twababwiye ubushize. Batubwira ngo mwicira abantu imanza, ariko rero impamvu uzarimbuka nuko utesha agaciro amaraso n'umusaraba bya Kristo. Nimba ahubwo wowe ikintu wari ukwiye kuvuga, wivuga ngo yasinzarimbuka, ngo nta cyaha cyarimbuza umuntu, none se icyaha cyakurimbuza kingana kiruta ko wasuzugura umusaraba n'amaraso bya Kristo, ugakomeza kuzana ubutambyi n'umwuka we, ukazana ubutambyi bwa Lewi kwa Kristo. Ibyo bintu ntabwo bivangika, amazi n'amavuta se birivanga. Ako subu reka mbaza ikibazo nibaza. Ubu ni urugero nk'umukinnyi, sibyo? Nyine bo bagendera nka kuri abakagarara bajya kuzamura idarapo ry'igihugu. Ubu wajya kubona Kagarara wenda n'urugero azamuye idarapo ryo ku gihe cy'abami, sibyo? Kandi uyu munsi dufite n'indi darapo. Ni urugero nyine nguhaye. Mutekereza ko abatwaye igihugu babyishimira? Ntabwo byashoboka. None se niba bikora wabizira. Sawa rero mukomeze. Umuntu avuga ati ninjye mutambyi mukuru. Ibya kera birashize unyizera. Arabihamije ku mugaragaro bati byose birarangiye. Anaciye umwenda wakingiza agahera bagati mbakuye ku kazi. Ndabirukanye. Atoya turongera tudode mwebwe ibyo bintu. Baracyawudoda ariko. Mukomeze mudode. Pawulo abwira abakolosayi mu bice 2 umurongo wa 16 yaravuze ngo nuko rero banza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu kibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ngaho nyumvira. Ntihakagira umuntu bavutsa ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Niyo mpamvu twababwiye ngo umuntu dusubirisha kamere ye ntabwo dushobora twebwe kwirwa wandika komanteri, iyo komanteri ya kamere yawe ntabwo twayisubiza. Twebwe turi mu by'umwuka, kandi umwuka nguyu ni ijambo ry'Imana. Wowe tubwira iby'umwuka, tubigenzuza iby'umwuka bindi turebe. Na ibyo bya kamere byo kwiterera mu byo utazi ntabwo tugufitiye umwanya. Amusori ibyo byose byabaye, nongere mbibasubiremo. Isezerano rya kera ryose ryari igicucucucu cy'isezerano rishya ry'ibizaba. Umutambyi mukuru amaze kuza akuraho ubutambyi bwo kwa Lewi, yanga kubukomokamo, akomoka kubwo kwa Yuda, bivuze ngo ihererekana bubasha rirabaye. Hanyuma rero twebwe turi n'iminzenze yo ku gasozi, nta nubwo biriya bintu nubwo byari igicucu, nta nubwo byanaturebaga cyane, ryari isezerano rya bene Aburahamu. Abantu bigize bene Aburahamu, nabonye babigaruye ibirango byabo bifite imitwe y'inzoka irebana. Baranyine barabiza shako na Bibiliya baraje bayikuro bajye bisomera Talmud, kandi ubundi amabwiriza regize intama zimbagwa ntago zizi biri kujya mbere. Amabwiriza ziba ziza agakino bari kubayoboreramo nayo muri Talmud nyine bagenda bahuza na Bibiliya mu buryo abantu bataza, ariko kuko batanayisoma nta n'umwuka wera wabibasobanurira, ukabona bari kubyinjiramo nyine nk'amafarashi. Ariko reka mbaze ba bantu badisikita ku cya 10, mbabaze mwa bantu mukiri mu rusengero, sibyo? Nihagira umwigisha ubigisha ku cya 10, uzatera intambwe. Niba wicaye mu rusengero utera intambwe umaze ati kuki wakoresheje isezerano rya kera, sibyo? Mushyashya n'ahantu havuga ibintu by'icya 10 ko n'ahantu babikoresheje, uzumva icyo akubwira basi. Ubundi turaruhira iki? Masengero reka dusoze ikiganiro. Umuntu uri bupfe ngo niba muhani uzajyana ikigozi n'iki? Reka nsome ijambo ry'Imana mu Baroma dusoze. Abaroma 3 ngiye gusoma mpere kuri 20, wenda reka mpere kuri 1 ngeze kuri 4. Haravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ese amategeko n'ibyahanuwe bihamya uko gukiranuka gute? Nuko kwari kuriho mu buhanuzi muri icyo gihe cy'amategeko, ariko noneho kukaba kwarasohoye. Niyo mpamvu icyari mu buhanuzi ariyo yambata y'inzu, aricyo cya gishushanyo cyasohowe mu kuri. Niyo mpamvu icyari cyarahanuwe isezerano rya kera, icyo turimaza turarireba tukavuga ngo ese uko isezerano rya kera ryari ryarahanuwe niko biri mu isezerano rishya. Icyo nicyo cyatumye isezerano rya kera batarikura muri Bibiliya, kugira ngo tujye tureberaho igishushanyo, turebe koko byasohoye nk'uko byari byarahanuwe. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro,
kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikire ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Haleluya. Niwe Imana yashyiriyeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Imana idufashe kandi itugirire neza. Bene data, agakiza ka Yesu Kristo twagaherewe ubusa. Ndasubiramo, ako gakiza twagaherewe ubusa. Witekereza ko amafaranga uri gutanga ari buze kuba ari promota yo kugira ngo wumve ko wenda hari ikintu ugomba gukora. Umurimo w'Imana, Imana yarawuvuze, iravuga ngo umurimo w'Imana ni ukwizera umwana wayo, ni uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Hanyuma rero iyo tumaze kumwizera Yesu akajya muri twe, niwe utubwira ibyo akora. Ariko wikwishingikiriza ku mirimo itegetswe n'amategeko ngo ngiye nakoze iki, ngo ngiye ndirimbye muri korali imyaka myinshi ngo bizatuma Imana ijyana mu ijuru, ngo ngiye ntanga ibya 10 neza. Iyo mirimo yose iraboze, ni ibya kera. Nimba amategeko isezerano ryarahindutse, niba ubutambyi bwarahindutse, n'amategeko yarahindutse. Mu isezerano rishya ry'amaraso ya Yesu Kristo hatwereka neza umurimo abana b'Imana bagomba gukora. Muze gusoma Matayo 25:31 ho gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abakene. Uwo ni umurimo Yesu Kristo atwemerera gukora. Icya kabiri, wenda twebwe dushobora kuvuga ngo tugiye gutanga amafaranga yo kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana. Ariko bibakoresha ikoro mu bya 10, bibakoresha ikoro mu yandi mategeko y'iki byose, babashyiraho imitwaro namwe mudashobora kwikorera. Bantu b'Imana, nimwinjire muri Kristo Yesu. Ubusenge ko ninjiye muri Kristo Yesu ntagitwarwa n'amategeko. Hari umuntu wari wamfata nibye cyangwa nasambanye? No. Uze sindya. Neze ntabwo ndya, sindi hose. Ndi umwana w'Imana nzima. Yesu aransura akampobera, yewe data we. Uzasenge mu mwuka, urebe masengesho, who is he in the spirit. Uzamenya ngo masengesho ninde mu mwuka. Noneho nimba ndi umuyobe, gabanya amagambo yawe, nimba usenga koko. Uzabaza Imana utari ko mwana. Mbwiza ukuri, wowe nta guca imanza zibera. Wenda ijambo ry'Imana ryo riraruhije kubisobanukirwa, sindi kubyumva. Ariko sura unyiyereke. Masengesho ubundi ni muntu. Robert ari kuvugisha ukuri, ari kubeshya. Ni bantu urabemera, bari mu rutonde rwabo wemera. Gabanya ibintu bya kamere yawe, ubaze Yesu Kristo. Ushiragapira hasi. Twemere ko ijambo ry'Imana uryanze. Niba uzi gusenga koko. Kandi shuka chini. Shirivi hasi usenga Imana. Kandi ikindi nongera kukubwira muri iryo sengesho ryawe, mu byo uzasenga mu badayimoni uzirukana. Uzabanze wirukane abadayimoni bakorera mu bapasteri, abadayimoni bakorera muri abo baposo. Niyo yaba ari aposo wawe, uzabanze witandukanye n'imbaraga. Ubwire Imana ubwati ndamanza nkingi. Nirukanye umwuka wose wakorera mu nzozi zanjye. Ndashaka umwuka w'Uwiteka ari umishuri usenge. Kuko twarangije kumenya ko hari ukuntu bajya babarotesha. Kuko bari abantu barabafashe bafite ibitekerezo byabo babakontorora nko kuri telecommande. Aramureba, yabona yatangiye gutekereza wenda nk'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo turi kuvuga, akavuga ati kuburinda wa mugani sibyo. Apostle wacu ibi bintu ko bari kuvuga bihuje n'ijambo ry'Imana. Yego. Ko naho bahandi basomye, ko nta kindi gitabo basomye. Tubwira bahari abantu bo kutubwira amagambo gusa. Ubu ngubu wa mugani wakwita kuri ibi bintu, bo bahita baboherereza inzozi. Bakamwoherereza inzozi ku buryo aragenda karota, wenda nk'umuntu yaratangiye gukurikira mubwira ijambo ry'Imana, karota muniga, hagarota akuniga, wenda karota kuniga cyangwa se ukarota kugira ibikize agukorera ikindi kintu kibi nyine kigaragaza nyine kudakwiriye gukomezanya nayo. Satana akabariganisha yango Imana ngo yansuye igusura bwahe, wari connecte baragukontorora. Rero niyo mpamvu twari tubabwiye ngo ubanze ukinge mu izina rya Yesu, ukingirana uwo mwuka w'imbaraga z'umwijima zishaka kukuroha igihe nomo, ukingirana uwo mwuka w'abantu nyine bagufasha. Bibiliya avango kure y'indu, maze ubwire Yesu minjira mu cyumba cyawe, ukinga urugi rwawe, usenga Imana ubwira ati Imana ndashaka kumenya ukuri. Icyambere kuko babahunga iki cya 10 bari kuvuga koko ntago bavangiwe. Ko mbanyeretse imirongo iri biblique nibyo bavuze, wongera uyuzuye isome bati ndifuza kumishurira.
by'ukuri natwe nuko Yesu yagiye atwishyura sinabaye ubuhamya bw'ukuntu Yesu yanyishyuriye mvuye i Kabuga mu modoka Yesu agusanga ahantu hose uri masenge ngenda nagiye mu mwuka mbana cura gatanu ndagera hano mu rugo ndi mu mwuka kandi imodoka nizangonga Imana iranyishyura by'ukuri byuzuye ndatangira mu rugo. Reka dusoze ikiganiro. Reka dusoze. Nshuti bakunzi bacu turabashimiye nk'uko umuvandimwe yabivuze ntago tubagumura ngo mureke gukora icyo mwita umurimo w'Imana ariko nabwo muwibuke ko ari umurimo w'ibikenyeri cyangwa twareka kubibabwiza uko iyi mirimo yose izapimwa iyo mwakoranye urukundo uri kumva izapimwa ice mu muriro iyo mwakoranye mugononwa izashya irero imikino y'agahato umuntu agushyira ku gatuna mwenu ngo guhembwe buri kwezi ni imibare y'i Kigali idakunda ariko amaze abantu bararushye none se reka nkwe nk'uryo rwawe umuntu arahembwa hano muri Sendeci ubwo ndi kuvuga aho nuranye nabo agahembwa 50,000 sibyo chambrette nayigura 20 pasteur byemwe akaba kugezeho n'umunigo ati kutayama bite yazane none byabananira gusanga uzi ko hari abantu bajya gusambana ibya 10 kugira ngo nibura bakiranuka ni batababuza kuririmba. Hari abantu mu idini hari ijambo rimwe bababeshya babarira nongereho uyu murongo roba mbabarira ni wowe ubisembuye urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 3:10 kampere ku 9 aravuze ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurimo w'Imana n'inzu yayo namwe inzu y'Imana n'abantu nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa ariko nkukuwe mu muriro. Imana itugirire neza. Barababeshye mu madini barababeshya ngo kugira ngo umurimo wawe uhinduke ibyatsi ngo nuko ubikora warangiza ukagenda ukabivuga ngo iyo ukoze ngo ukabivuga ngo umurimo wawe ngo buhindutse ibyatsi. Oye imirimo y'ibyatsi cyangwa ibikenyeri ntabwo ari ukubikora ngo ubivuge ahubwo ni imirimo mwebwe mutegekwa mugakora muzi ko mukoreye Imana ariko iyo mirimo idategetswe n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo umuntu wese si ukuvuga kutakijijwe warakijijwe ariko ubwo tugiye mu rwego rw'imirimo imirimo yawe ukora ni iyihe wowe uri gukora ibyo abantu bagushyiriyeho bakubeye ubu hari nk'abantu bazi ko umuntu watanze icya 10 akaba yibwira ati mu bwami bw'ijuru ndakomeye kuko ngiye sinjya n'icya 10 byo natanze byose ngo ni imirimo sinzi ukuntu babatekenika ngo baba bari kubaka inzu ngo inyubako ngo ziba zigeze ngo mu madirishya ngo bari gushyiramo ibirahure ngo nibiki ndababwiza ukuri yuko iriya mirimo yose ni ibyatsi izo nzu mwubaka dore Bibiliya ni ikivuga tuyimurikeho Yesu yavuga ati rero ndagiye atazabatuburira ngo mugiye kubaka amazu yanyu ngo amwe ngo azari muri leta ngwani mu gushyiramo ibirahuri kwa data hari amazu cyane menshi yabataba mba nsize mbibabwiye mukajya muri shansi ariko ariyo aranubatse mwebwe muguma mu ndindire nzaza mbajyane mbashyire muri ayo mazu ariyo none se ubu twavagiwe koko imyaka yacu ejo bundi ko ibyo taritwe twabyanditse. Iyo umuntu amaze gukura Bibiliya iravuga ngo Mose amaze gukura yiyumvishemo ko adakwiriye gukomeza kwita umukobwa wa Farawo aba ati nge n'ubwi kwa Farawo hari ibishashagirana ariko ndumva bitari gukorana n'ubwenge bwanjye. Ikimenyetso cy'umuntu wakuze yanga uburetwa akava mu mirimo y'agahato y'abadayimoni akajya muri Kristo Yesu nubwo yabagiye mu mubabaro ati atire ati ati atire tebi ati fo ati nabonye inzu yawe igeze muri rento ati ati pastor tuvuga Imana ivuganye nanjye we ikintu gikomeye cyane kidasanzwe Imana ivuganye nanjye yuko wakoze iby'imbaraga ati inzu yawe mbonye irimo amakaro ati mukecuru wako atire bone fo gray shara beta foda
paracetamol modiyakine igeze muri ati mbonye inzu yawe iri guhirima itenguka, ati mbajije ibyo ari byo mwuka arambwira ngo ni icya 10 wariye. Iyo ni imirimo y'ibyatsi. Hari imirimo y'ibyatsi n'imirimo y'ibikenyeri n'imirimo y'ibiti mugenda muba muri gukora, ariko nagira ngo babwire uzanyemere dukore ikiganiro kivuga ku mirimo, mvuge ku murimo w'Imana, ari uwo kwizera w'Imana yatumye, mvuge n'ikitwa imirimo myiza cyane, mvuge n'imirimo y'umwijima. Uzanyemerera icyo kiganiro ndakibasezeranije, abantu bamenye niba ujye uvuga ati uyu murimo nkoze n'uw'Imana, uyu nkoze ni umurimo mwiza, uyu ni uw'umwijima. Mujye muyigenda mu bego. Oya n'uyu munsi nibajya bafata ibyatsi bajya bafata ikibi ni ibyatsi kajyana n'amashara. Wikorera uzi ko ari amashara, uce ku mfubyi uzireba wikorera amashara, uce ku bapfakazi ubareba uzi ko mubaho amashara, nta kibazo. Aya mashara pasiteri yarayadutumye, aya mashara nikoreye. Tuvugishije ukuri wenda tusoze gutya, nkamwe musengera mu nsengero abapasiteri banyu bakeneye kubaho, natwe tubabwiriza dukeneye kubaho. Wese nahoze babwaze ngo mumama amafaranga ngo mudutere inkunga, ariko buriya bavanyeho buriya buryarya bubahenebereza mu byangiza bibarimbuza, bakareka kubaka amafaranga binyuze mu cya 10, ahubwo bakababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwajya mubaha amafaranga arenze ayo nose birivuga iki ku buzima w'umwuka, umuntu ufite umwuka muzima. None se wakwishimira kubwirizwa n'umuntu ushonje, n'umuntu wambaye ubusa? Oya, mureke uburiganya mw'abantu mwe. Yesu yavuze ko bazatugaburira tutabariganije, tutabambuye, tutabacurije. Uyije muri bene bivuga ngo bigishwa mu itoro rya mbere, nta mukene wabaga muri bose. Reka imfubyi zibarirana. Ijambo ry'Imana ryabaga ryabafashije, bagahita ngo bagenda. Hari n'umuntu wemeraga akagurisha ibye, kandi Petero atamubwiye ati ni icya 10 cyangwa ni ugukiranuka, ariko kubw'urukundo akunze Imana akavuga ati nge ntabwo narya abantu b'Imana bashonje, sinakwambara neza mbona umuntu wambaye bodabodi iruhande rwanjye ngo njye kugura inkweto y'ibihumbi 100. Oya, ndemera nguriya 5 cyangwa 10, hanyuma ngurira abandi 10 inkweto twambarane. Uko ni umwuka w'Imana uwo. Uko kamere igenda itsindwa niko ubuntu bw'Imana bugenda bugusaga, ubwikunde n'ibyo kutanyurwa bikagushiramo, ukumva wasangira n'abandi bizera. Umuntu tugira imitima mibi, nta dayimoni arega dufite. Iyo mba afite dayimoni wari kujya wandika komantere nkagita njya no mu muryango w'iwanyu, noneho ngo kukwemeza agucukumbura n'ahantu mama wawe atabye nkajya mbaye mfite dayimoni. Nibwo wahita umenye ko ibyo ukina nabyo utari byo. Nkajya kubaza na AI ikambwira iyi mail yayanditse nawe yakoze ku buryo unsanga iwanyu naje gukora inkuru n'ubusambanyi wakoze n'ubujura. Turi abantu babwira ubutumwa, none se ubundi twebwe tunaniwe ari aho turinda twagira ishyari. Twe ko dufite abantu benshi badukurikira banadukunda, kuki tutababwiriza ngo banaduhe icya 10? Yegora iyo aba ari ishyari ntabwo twaza kuvuga ngo nimugire. Oya, ahubwo twaba turi kuvuga ati mwebwe mureke gutanga icya 10 aho ngaho ni mukituzana. Imana yaduhibwiye iryo shyari rigutungisha, rikubwira ati menya kujera utwawe, umenye uko ugenda ukorera Imana. Ubundi ni ishyari nyabaki, ni ishyari nyabaki. Iryo ubwo bwoko bw'ishyari. Iyo mbakwa n'umunyeshyari navuga ati abantu mutanga icya 10 kwa runaka, sha murarimbutse. Imana yavuze ko ari nge muzajya mukiza. Wenda aho byakumvikana. Imana ibahe umugisha. Reka tubashimire bene data nshuti z'umusaraba, turabakunda, we love you so much. Burangiye iyo nishimye maze nako bwa numva n'umuzi buntu bw'Imana. Buriya ugize nk'amahirwe ugahura nanjye, nibwo uhita wandurukana imigisha yo mu bumana, mwaturaho iby'imbaraga. Ni ukuri soje nifuriza abantu bose Imana amahoro ibahe kuhishurwa by'ukuri. Yesu bamuhishurirwe by'ukuri, bamumenye byuzuye. Ubuntu bw'Imana bubarinde, bubomeho, bubatemberemo, amaraso Yesu abazenguruke, ahere mu bworo bw'ikirenge agere mu musatsi. Turabakunda, we love you so much. Kaduhure mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze, Imana bamugisha, kandi na mwene data Imana imuhe umugisha kubw'ikiganiro cyiza duhaye. Reka tubonane mu butaha. Shalom, shalom.